Bwana Karegeya turi hano kuri Kigali Convention Center ahamaze iminsi ibiri habera inama y'igihugu y'umushyikirano ngira ngo nibwo bwa mbere witabiriye inama nk'umunyamakuru ariko nk'umuturage nibwo bwa mbere n'ubundi witabiriye inama. Iyi minsi ibiri uyibonye gute? Urakoze cyane Babuneza Anastase mushuti wanjye hano ni kuri KOP. Iyi minsi uko nyireba inama y'umushyikirano ubundi manza kuyireba mu rwego mu mitegurirwe noneho nyuma nkaza no kujya mu bivugirwamo muri content wise. Nkuko twabivuze mu bindi bitangazamakuru imitegurirwe y'inama y'umushyikirano y'uyu mwaka itandukanye n'uyu mwaka wa 2024 n'indi myaka yabanje kuba ko uyu mwaka wo nkuko byagenze n'ubushize wa 19 ku 2024 hari habaye bafunguye amasite wabereye ahantu ku masite buri ntara yari ifite site naha Kigali na diaspora. Ngira ngo uyu mwaka wa diaspora ntago babatweretse ariko mu ntara twabibonye ko naho byahageze. Ibi byari mu bintu ni igisubizo kimwe mu byo nakunda gusubiza abantu bavugaga ngo umwaka wa 2025 kuki mu cyano tabaye nkabwira Eida ibyafashwe muri 2024 hari bitari byashyirwa mu bikorwa ariko nanone kumenya ngo kuba waba basimbuka umwaka umwe ariko igihe ubereye ukagera ku bantu bose ko buri munyarwanda aho ari ubu ngubu ni nkaho ari mu mushyikirano. Usibye twebwe turi hano hari abari Nyabihu, hari abari Gakenke, hari abari Ngoma, hari abari Gisagara, aho bose tuba turi kumwe dusangiye ijambo ibibera hano nabo baba babireba. Ariko na televiziyo y'igihugu itangazamakuru y'igihugu risakaza ahubwo tubona se ibyuma byaho bimaze iminsi hano wabibonye. Hanyuma rero tukajya muri mu bivugirwamo rero ubwo nari mvuze urwego rwa organisation ikindi muri organisation nuko buri kushe yose y'umuturage hano ibihagarariwe umuhinzi, umworozi, umuyobozi guhera kuri gitifu w'akagari na ba mudugudu hari abarimo. Ejo nabonye gitifu w'akagari k'iwacu ka Gisuna mu murenge wa Byumba Igicumbi Etienne mbona gitifu umurenge wa Ririma Ephraim Sebarundi mbona abameya bo ni benshi. Ni ukuvuga ngo nta cyiciro cy'abantu utasangamo hano. Noneho tukajya no mu buyobozi bw'ibigo bikuru mu rwego rw'igihugu mu ngabo muri police RCS hose no mu bikorera private sector ndetse na societe civile Bazire Industries twarabonanye n'abandi. Nuriya mukobwa ubajije mu kanya urabona ko nawe muri PSF muri ba rwemezabiri. Noneho twinjiye muri content niba unyemereye bakunzi ba KOP rero mu bijyanye na content. Ejo ku munsi wa mbere twaganiriye twabanje kureba babanje kutwereka raporo y'ibyakozwe ku myanzuro y'imikirano wa 19 umushyikirano wari warafashe imyanzuro 13 ariko ibyazwamo ibikorwa 41. Muri ibyo bikorwa 41 ejo Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yavugaga ko muri ibyo bikorwa 41 34 byarakozwe hanyuma 7 bisigaye birategereje. Tugira n'ikindi kiganiro cya pano cyari kiriganjemo umuyobozi wa Rwanda Mining Board, umuyobozi wa Statistique Ivan Murenzi, umuyobozi bari benshi ariko ndagaruka kuri abo cyane kuko Statistique burya rwose kira kigo kidahari twagiye tugenda nk'ikizi kumwe Vode yavuze ngo kugenda muri nyungu ushaka igiceri cya 5 ntago wakibona iyo ubara nibwo ubara. Ibishya nabonye bagira na slogan ivuga ngo if you don't count iyo utabara you don't count. Ko Statistique niyo yonyine yagiye idufasha gukemura ibibazo byinshi kubera ko twakunze kugira abantu bagahiga ibintu biri monumental bigize ariko ntibahige karite y'umuturage. Niyo mpamvu twisanze Ivan Murenzi avuga ngiye nahise ngira ipfunwe nk'umunyagicumbi nari umuntu wa mbere wamamazaga ko Gicumbi ariyo ya mbere mu kurwanya ubukene kuko nyuma yo uturere dutatu tw'umujyi wa Kigali hakurikiraho Gicumbi. Ariko wajya muri karite y'ubuturage ugasanga abana bo munsi y'imyaka 5 baragwingiye 40%. Ni gute rero Gicumbi niyo ya mbere mu rwego rw'igihugu? Oya ntabwo ariyo ya mbere, hari izindi ziri imbere nka za Nyabihu ariko iri muri dutanu twa mbere. So kuba rero muri iri mu zasubiye inyuma yego kaziri hejuru ya moyenne. Ibyo rero bishatse kuvuga iki? Guhiga imisarane, guhiga amashuri, guhiga iki utahiga ngo uyu muturage kandi mu mushyikirano bushyuza urabyibuka nibwo Sabe yavuze ko umwana wagwingiye akiri mutoya n'amasomo azayashobora.
so ni ukuvuga ngo nta gicumbi y'ubutaha dufite niba 40% bagwingira. So imihigo rero guhiga ibyumba by'amashuri nibahiga kuvuga ngo aba bana iri gwingira turarimanura tugeze ku 10 na kangahe gute, ariyo ibyo ni byavuye muri statistique kuko hari ahantu rwose vraiment imibare niyo idutunze. Ibintu byose tweshuwa nuko abantu baba babeshya imibare, ariko nanone nibwo umukuru w'igihugu kuri icyo kibazo cya Gicumbi avuga ati ikibazo ni abayobozi kuko ubujiji imyumvire. Urumva Minekofine we yarasobanuye avuga ngo ni ikibazo cy'imyumvire, ariko imyumvire y'umuturage, ubujiji bw'umuturage ushinzwe kubukuraho n'umuyobozi. So nukuvuga ngo rero niba abantu beza ntibagabure, amagi bakayamarira ku isoko, amata bakayamarira hano amakaragiro y'abanyagicumba ari hano ku Kinamba, igicumbi agasigara bwaki, ni ikibazo cy'umuyobozi ntabwo yabigize priority. Abantu ntabwo bagobye gukama ngo amata bayacura abana, abantu ntabwo bagobye kuraruza amagi y'inkoko yose ngo yabarire ku isoko. Ubwo ni ibintu tugomba gufatamo ingamba. Nanjye biba bindeba nk'umunyagicumbi kuko iyo namamaza ngo ni ya mbere ngomba no kumenya n'uburyo nibura byagabanuka kijyanye n'imirire mibi. So ako nasorezaho kuri content y'ejo ni amabuye y'agaciro. N'umukuru w'igihugu yabishyize ku mutima, nubwo ikiganiro cyabaye adahari agarutse babimubwiye atari ko muri ayo mabuye ava Kongo nangahe barayabura. Amabuye nanjye reka mbisubiremo nk'uko umuyobozi wa RMB yabivuze, u Rwanda ni amabuye gusa. Nanibiye nibanga abantu bamwe na bamwe ahantu higeze gucukurwa amabuye, burya nta hantu haba ibuye ry'ubwoko bumwe, ahubwo ibuye rigira agaciro kubera igihe tugezemo. Kera twari tuzi Wolfram na Gasegereti, ubu haje Koruta. Numva ngo abantu bacuraga hari intunga, bacuraga Gasegereti bagasiga Koruta. Koruta igarutse basanga hahandi havaga Gasegereti kandi Koruta ihenze kurusha Gasegereti. Amabuye y'agaciro ariko nayo ni nk'abantu agira abaturanyi, ntabwo ari yonyine. Yego nyine n'agataka kayo. Ubundi abantu baba barabyize babize geology, ibuye rimwe urigeraho wabanje kuvanaho andi mabuye bitanganya agaciro cyangwa se bitagezweho ku buryo bumwe. So nukuvuga ngo amabuye y'agaciro mu Rwanda arahari kandi amera nk'ayandura, ni proronjum, ntago byikupa. Buriya kuvuga ngo buriya Rwinkwavu na Gasetsa, buriya nuvuga ngo hagati y'Rwinkwavu na Gasetsa buriya n'ubundi ariko iyo ufashe ntunga na Musha, buriya na Gahengeri arimo, ukaza ukagera Nyagasambu. Iyo ugeze Nyagasambu usanga naha Rugende hano bita mu Gasagara arahari yigeze kuba, ukambuka Nyakariro muri Bicumbi, aribyo bikomeza mu murenge wa Juru na Ririma muri Bugesera, bikambuka Rweru, gusa bataramubuye ni hehe mu Rwanda. Na Rutonde muri Rwamagana mu iyo ni zone Bugambira muri Kayonza, hariya muri Ruramira, ahantu hose amabuye y'agaciro. Amabuye arahari, wenda kuyinjiramo nta bahanga dufite, wenda agasaba n'igishoro gikomeye, ariko amabuye arahari nk'uko uriya muyobozi wa RMB yabisobanuye, nko gukangurira n'abantu ku buryo bajya kuyashaka. So urashaka ariko ku mabuye ya Kongo hari ikintu, ari umucyo perezida yashyizeho, kuko umuyobozi wa RMB yaravuze ati amabuye ya Kongo ntabwo tuyakeneye. Perezida aravuga ati turayakeneye, ahubwo framework tuyakeneyemo. Yarabivuze avuga ngo kuko RMB yari imaze kuvuga ko tugomba kugira inganda ziyatunganya, kandi dufite uruganda ntabwo igihugu kitarufite twakibuza kutuzanira ngo dutunganye. Ukumenya ngo aza mu buhe buryo aje gutunganywa, ahanyura nka transit akomeza, kuko nk'amabuye niba nta kibuga, umukuru w'igihugu yarabivuze, niba nta kibuga cy'indege cyayageze i Burayi, naca mu Rwanda agoje mu Rwanda aca akomeza. Donc icyo rero nacyo yari basobanura. Unyemereye twakwinjira muri uno munsi wa none. Nanjye niho naringiye kugana kuri kiriya kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yamaze gutanga. Yego urakoze cyane. Ntahanye iki nahanye ko turi abaturage, dufite abafatanyabikorwa. Igihugu u Rwanda ni igihugu cy'abafatanyabikorwa kiri resilient ni kidaheranwa, respected, cyubashywe kandi reliable, cyizewe. Ibi niho hantu umukuru w'igihugu ubushize yigeze avuga ngo afite abaturage beza. Nibo turi abaparteneri resilient, respected and reliable. Nibutse honorable Voda avuga ngo u Rwanda ni umufatanyabikorwa incontournable muri kano karere. Wabishaka utabishaka ugomba gukorana nabo. Akandi warumbaje ko se ako nakuko byarangiye i Washington, Kayikwamba
na Nduhungira bafatanye agatoki ku kandi. Nduhungira yarabivuze rwose. Iriya foto ntabwo twayibonye. irashimishije rwose. N'ukuntu yavugaga ibindi. Ariko kubera ko hari abadakurikiye wenda bazumva iki kiganiro bafatanye agatoki ku kandi byagenze bite? Bari bagiye gusinya amasezerano ya Washington baranabisengera. Wa muntu wabasengeye ntabwo mwibuka. Ni umupasiteri w'umunyamerika baranabisengera barahumiriza bafatana agatoki ku kandi Kayikwamba yacishije makeya ya mite yo kuba ataramukanya n'umunyarwanda yari yavuye. Ibyo rero byari ibintu, ariko noneho ibindi nasigaranye nuko ama etape yose mu bibazo biri mu karere hagiye habamo boyikotaje iturutse ku bindi bihugu bitari u Rwanda, aribo bavanga. Donc irishyikirano bimwe nanjye hari ibyo nibukaga nka ya nama ya Dar es Salaam, ibaze kuba bari kuvugaho na Sadek imiryango ibiri wowe uyirimo bari kwiga kuri wowe ntuhageze. Cyokora mu Kinyarwanda iyo bagiye kugufatira irembo ntabwo uzata. Iyo bagiye kugufatira irembo ntabwo bagushyingira udahari. Ariko yaduhaye urugendo rwose, atubwira imishyikirano ya Nairobi, atubwira imishyikirano ya Rwanda, turambuka tujya Washington na Doha hagati ya Dar es Salaam. Birangiye tugarutse muri Afurika, numva ariho yasoreje. Ubuhuza nyafurika nibwo busigaye, nibwo busigaye ni ukugerageza. Donc Rwanda yarapfuye, Dar es Salaam irapfa, Nairobi irapfa, bajya Doha birakunda, na Washington birakunda, barabisengera, Kayikwamba bararamukanya. Ariko hazaho n'ibindi, uburyo leta ya Kongo yagiye yica ibintu, gukoresha abacanshuro b'Abaromania, unumvishe ngo haje abanyakolombia. Donc ibyo bintu byose bisa naho u Rwanda buke bisera ryo burya twahita mu kigo cy'Rwanda ni wo bigerekwaho. Wasigaye babyita ngo ariko nankana sibuke misera amagambo yahariwe nankana. Ni nko kuvuga ngo nsigaye mbyumva muri football ngo iyi nsinzwi turayigereka kuri indi. Nanjye ni Kinyarwanda, ariko ni ukuvuga ngo gutsindwa kwacu turakugereka kuri indi. Byose bashaka rero kugereka ku Rwanda. Numva rero mu bijyanye icyanyuma ni uyu mukobwa ubajije ikibazo mu kanya avuga ko asiragizwa ya One Stop Center. One Stop Center yagarutse, ariko nkaho idaharura mukobwa nubwo yajije mu Cyongereza arasiragizwa, ngo bamubwira ngo uyu munsi urazana ibintu ABCD ibintu bitanu, bugacya bakamubwira ngo ongera uzana ibi. Ikigo kimwe ko twari twicaranye nagezo ndamubaza, ikigo kimwe ibyo cyamutumye mu kwezi kwa mbere sibyo kimutumye mu kwezi kwa kabiri. Yavuze Majerwa, avuga Rwanda Standard Board, RDB, kandi nibwira ko mu nama y'umukirano iheruka byari byemejwe ko One Stop Center igomba kuba within RDB. Kiri umukuru w'igihugu asanzwe akizi, niyo mpamvu wabonye ko we ahita avuga ati nubwo bitajyanye na Kongo bimeze bite, akabaza minisitiri w'intebe, abaza RDB, ariko wabonye ko ibisubizo batanze bitamukomveka. Karege numva twasoreza kuri reka nkubwire icyo dusoreze ku ruhare rwa diaspora mu kubaka ubukungu bw'u Rwanda, kuko nacyo yakivuzeho. Yavuze ko mu mwaka wa 2003 diaspora yoherezaga ku mwaka miliyoni 9.6 z'amadolari. Ubu ngubu tukaba tugeze kuri miliyoni 502 z'amadolari. Urumva ko ari amafaranga menshi mu gihe cy'imyaka. Remittances amafaranga ava hanze ni muri ya mibanire ufite binafete. Hari ibyo numviye hariya, ntabwo narizi ko binafete harimo umutekano n'ubukungu, ariko ubukungu wewe waraga diplomasi gusa. Yego nabaga diplomasi, ariko muri ya diplomasi kubana neza kwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yo mu Rwanda n'abanyarwanda baba hanze byubaka ubukungu, kuko baza gushora. Bamwe bakubaka amazu, bakadutuma ibibanza tukabibagurira, bakadutuma kampani tukazana Premium Construction Group ikabakorera, abantu bakabona akazi, abandi bakohereza bubakira imiryango yabo. Donc nuvuga ngo amafaranga ava muri b'abanyarwanda, iyo diplomasi yakoze neza, abanyarwanda bari hanze bagakorana na leta n'abari mu gihugu, niho havamo ubukungu. Ni effect ya diplomasi, kuko babanye nabi n'ubundi iyo remittance ntiyaza. Bibaye bivugwa ko mu Rwanda hadatekanye nta wahashora, ariko biragaragara ko remittances zazamutse cyane n'amambasade agafungurwa. Ngira ngo nibyo muri rusange ni ibingibi ku kiganiro cya Olivier Nduhungirehe. Urakoze cyane. Asante sana.